Reka nguhe ikaze ukurikije Jadotech 10 official. Nge nk'ibisanzwe ni Jadotech, nkuko ubibona neza iyi ni telefone mfite mu biganza byanjye. Nkuko nabwiye ko muri uyu mwaka ari gahunda yo gukora ugakorera amafaranga online nyuma ya FMC Pay. Nje kubereka indi application cyangwa se ubundi buryo wakoreramo amafaranga online nta gishoro na gito utanze. Kana FMC Pay bibutse turacyakorera amafaranga, urinjira kugeza 200 y'amanyarwanda, ariko iyi nayo reka nyibereke ikiza cy'iyi ntisaba muri fero numwe kugira ngo ubikuze. Nta kintu kibito isaba, ntisaba gukora KYC nk'abandi we bakora KYC cyangwa verification bikanga. Iyi iroroshye cyane rwose, kuyitayikora no guhomba, kandi iyi ubikura uko ushaka, ayo ufite yose urayabikura, uretse ko icyo utemerewe ubikora rimwe ku munsi, ntabwo wemerewe kurenza inshuro imwe ku munsi, ariko ayo ufite yose urayabikura akakugeraho. Sasa twagiye tujye kuri WhatsApp, ahari link, niturangiza dukande kuri iyi link yo kwinjiraho, dore niyi nawe ndayiguha. Nkwibutse uyu mwaka kuko ari umwaka wo gukorera amafaranga menshi kandi meza, uramenye wa muntu we, ube ntusigare udakoze subscribe kuri channel, kuko channel niza kugezaho ibyiza byose bijyanye na online business cyangwa se na online earning, kandi byose biri free nta kiguzi utanze. Sasa turaza kandi kuri link, nitumara kanda kuri link dutegereze ifunguke. Ifunguka kanya gato, kwiyandikisha biroroshye cyane. Iyo ugeze aha nta kindi ukora, uhita ukanda kuri register. Wowe ukanda kuri register, login uyikandaho nuwamaze kuregistaringa, urakanda kuri register. Yes, nukanda kuri register ureke bifunguke. Nuko bifunguka rero biroroshye cyane, ni nko kuzimya buji, hano rero uraza ugashiramo username ushaka gukoresha. Reka tuvuge ko nshaka gukoresha kamvugiye no kushaka gukoresha tuyizere 10 ni urugero. Nirangiza urahita ushiremo email yawe. Gushiramo email ni email isanzwe, uraza ugashiramo email yawe. Kamvuge ko nyishizemo iyi email yanjye kuko ngira email zirenze imwe, ariko hano ndi kubereka uburyo bwo gukora register. Nurangiza ushiremo password ushaka, tazibagirwa uyishiremo. Yes, biroroshye cyane. Nurangiza uyiconfirming ya password ushizemo. Nuvuga ngo password ushizemo urongera ushiremo bwa kabiri hano hepfo. Yes, nurangiza ukande hano kano kantu kari hano kugira ngo bamenye nimba utari robo. Urahita ukande kuri kano kantu. Yes, ugakandeho. Numara gukandaho karivivura kutari robo. Yes, murabibona karivivuye ko ntari robo. None ndangiza nkande kuri register. Nindangiza nkande hano kuri register. Yes, iyo kanze kuri register ubundi babirangiye ugatangira ugakorera amafaranga. Sasa rero ngewe ngiye kubereka noneho uburyo bwo gukorera amafaranga akorerwa gute, kuko nye mfiteho account. Ndaza hano nagira mbere cyuko yandikisha, ndaza nkore login. Sinshaka kujya iyi video itinda cyangwa iba nini cyane, ntabwo mbishaka. Nagize gukora login, shiremo username yanjye, ndaza nyandikemo ni yijiste, ni iri kwizana kamite nyishiramo kuko ni nasivinze password. Yes, Jadot10 username password yahisijyamo, no nkande login. Ubwo imaze kuri register ukurikiza kanda login. Iyo ugeze aha rero nakubwira ngo login successful, wabibonye. Iyo umaze kubya ko login yawe successful, ukanda kuri OK, ubundi ugatangira ugaclaiminga, ugakurira amafaranga. Nguko kuba kuri amafaranga rero. Iyo ukuri amafaranga uraza ugakanda hano kuri claim. Yes, ubwo aya ama XRP mbanyakoreye, ugakanda kuri OK, ukarekana hariya. Murabibona dore ngaha uko bimeze. Aha ni igihe uba ufite, iki ni igihe uba ufite kiri ku mininga. Aha ni ibyo uri ku claiminga, by'ijyo claiminga.
noneho aha hepfo aha niho ukorera claim yawe. Ni ibintu byoroshye cyane. Sasa iyo igihe kirangiye hano hejuru uraclaiminga. Urebe ni claiminga gutya ko bite byangiye barambwira ko ntari narangiza. The current wave of XRP has been distributed. Please wait for the next wave. Nukuvuga ngo ntagira yakarangiye. Niba kurangira leta nkanda kuri claim isigaje amasegonda 3 4 3 2 1. Yes, noneho nkande claim. Yes, murabibona neza bambwiye ko bazimpaye. Mwazibonye. Ni ibintu byoroshye cyane, biri very simple, umuntu wese arabikora. Mbibutse ukora claim buri munota bakaziguhereza. Sasa rero noneho iyi faucette cyangwa se yitwa XRP Earning ukuraho amafaranga mu buryo butatu butandukanye. Uburyo bwa mbere nawe beretse no guclaiminga buri munota. Uburyo bwa kabiri rero ni uburyo bwa investment. Iyo ushaka urinvestinga, sinshaka kubitindaho investment cyane. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwa referrals. Ariko na investment reka turebe ibirimo, tureke kugenda tuyisuzuga itarebye ibirimo. Yes, kuntu bakubwiye ngo smart investment kambisomemo mu ncamake kugira ngo nihute. Smart investment helps you maximize your income up to 100% ROI in 1 year. The minimum investment amount for all plan is only 20 USDT. It is recommended to invest more than 1000 USDT. The more you invest, the more you will earn. Earning can be generated after 24 hours of investment. See live start, manage your account, earning at any time in your personal dashboard. Nuvuga ngo hano byo bakubwiye mu ncamake bakubwiye ko smart investment gufasha ku maximiza cyangwa kongera ibyo winjiza hafi 100% mu mwaka. So kuntu bimeze rero nuvuga ngo hano investinga the minimum investment amafaranga make investinga na $20 ariko ukaba uri recommended ko wakwinvestinga arenga miliyoni ambe $1,000. Noneho uko investinze niko byinshi nibwo ubona amafaranga menshi, nyuma y'amasaha 24 nibwo ubona amafaranga. Ikindi ukareba live start, manage your account, earning at any time in your personal dashboard. Ngo uburi kubireba igihe cyose ushaka ujya kureba kuri dashboard yawe. Ikindi hano iyo investinze urugero mba investinze 20 ejo nyuma y'amasaha 24 bazaguhereza 20 bongeyeho kabiri 20%. Ubwo 10% uzabo juste 20%. Nari mbabwiye bitari byo, ubona 20%. Ukuvuga ngo ejo bazaguheza 240, bazaguheza 28 y'amadolari. Sorry gato, bazaguheza 28 y'amadolari. Ni investinga 50 bazaguhereza amadolari investing amadolari 50 bazaguhereza amadolari 60. Gutyo uko investinze baguhezaho 20%. Dore ngibi na hano birahari. Ndabona nibitindamo biratinda reka twihute. Ntashaka ko iyi video itinda, gusa ku investinga birashoboka. None ubundi buryo ni uburyo bwo gushaka aba referrals. Uburyo bwo gushaka aba referrals uraza hano kuri referrals. Mbibutse kubikora ntisaba referrals, ahubwo referrals bagufasha kongera amafaranga yawe. Nicyo bigufasha nta kindi. Uraza hano kuri referrals. Numaga kujya kuri referrals utegeze gatoya. Yes. Okay. Aha. Kuri referrals rero uko bimeze. Iyo ugeze no kuri referrals ubona 10% ngo nawe refer commission is up to 10%, and whenever you invest
you invite someone, you will get an extra chance to draw a high bonus. Nuvuga ngo hano iyo utumiye umuntu baguhereza 10% y'ibyo yinjije nka komisiyo. Noneho kandi iyo utumiye umuntu ubundi ufite amahirwe yo kubona extra bonus nta yindi ni whenever you invite someone you will get lottery chance of up to XRP 100. Sasa bikorwa gute? Hano utumiye umuntu akubwira ngo ushaka gutumira umuntu yashira amafaranga ukabonamo 10% y'ibyo yashoye, ashora amadolari 100 ugatona amadolari 10 n'urugero. Yashora amadolari 1000 ugabona amadolari 100, yashora amadolari 50 10% ugabona amadolari 5, yashora amadolari 20 10% ugabona amadolari angahe 2 kubaza imibare. Noneho sasa reka turebe noneho ikindi ugaininga nta kindi nuvuga ngo iyo akwinjiriyeho ubona ubu buryo bwo gutombora. Murabona ko kano kanya mfite umurifari umwe ntari na claiminga nguyu mwamubonye hano. Ubu hano kano kanya ngiye gukanda kuri claim, nyuma gukanda kuri claim noneho mbe ndamwinjije bahita bambwira ibyo nsindiye cyangwa se ibyo mbonye. Yes, mwabibonye. Congratulations on receiving. Izi nizo mbonye bitewe nuko naninjije umuntu. Urabona ko iyi business iri seriye cyane. Noneho bakubwiye ngo refer and earn solid 10% from your referral income. Bikwe twabivuze ibyo yinjije ubona 10%. Ibyo ni bisanzwe. Noneho hano uburyo gutumira kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri Messenger, kuri Twitter cyangwa X, kuri Telegram, kuri LinkedIn, kuri Momo n'izindi nyinshi murazibona namwe muri kuzibonera. Noneho hano iyi ni referral status, uko winjije abantu biza hano, murabibona neza. Nabyo ni ibintu byoroshye cyane. Ubu bwose ni uburyo bwo kwinjiza. Noneho dore ngaya amategeko n'amabwiriza yo kwinjiza. Rero amategeko y'amabwiriza yo kwinjiza ndagira ngo minyireho mu nshamake. Iyo winjije umuntu baguhereza kuri umuntu wa mbere za referral bonus ariko zitari zo gushora, zimwe za tombora zino ziri hano. Yes, nizo tugiye kuvugaho. Dore tugiye kuvuga kuri ibi ibintu byo tugiye kuvugaho kano kanya. Yes, tugiye kuvuga kuri ibi, urabibona neza ariko bitatandukanye cyane n'ubundi. Sorry gato. Bidatandukanye cyane na bya bindi byaha. Ibi nabyo biragendana n'ibi, biragendana na bino, ibi byose bifite aho bihuriye. Niyo mpamvu ubona 10% ku muntu watumiye. Bimeze bite rero? Twagiye hano amategeko ya mbere. Sorry. If a person uses your referral link to register, he becomes your referral and you will receive 7% of every earning he makes. Nuvuga ngo nimba winjije umuntu akagira icyo abona, umuntu wa mbere winjije uzamubonaho 7%. Urabibona? Noneho nawe niyinjiza undi muntu aha ngaha, nawe uwo yinjije azaba agiye kuri timu yawe bwa kabiri, uzamubonaho 2%. Urabibona? Noneho uwa gatatu wa undi nawe winjijwe n'uwo winjije, niyinjiza undi muntu uzamubonaho 1%. 10% libe riruzuye. Sasa aba nibo bamaze kuba abari referrals banjye, murababona neza. Aba nibo bamaze kurifaringa kuri link yanjye, urababona aba bose. Sasa rero iyi business tuyifate seriye, tuyikore kandi iraryoshye. Sinshaka video itinda cyane, yatinze ariko icyo nababwira cyo iraryoshye. Ndabibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Nimba kunze iyi video rwose wisharinge n'abandi bayibone, kandi
subscribe kuri channel ni ingenzi, ibiza byose birahari uzajya ubona umunsi ku munsi. Nimero yanjye mu gihe ukeneye kugira ikibazo cyangwa icyifuzo wambaza wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara kuri 0785571439. Iyi nimero ndayisiga no muri description y'iyi business cyangwa se y'iyi video. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana.